yaba wowe cyangwa igihugu cyakubyaye hari ibyo muhuriyeho: kwikunda no gushaka igikundiro, kwigwizaho ubutunzi mu gihe nubwo ufite utazapfa umumaze, gushaka icyubahiro n'igitinyiro. Ikibabaje si wowe ubishaka wenyine kandi bihari ntibyaduhaza. Buri wese akenera guturana n'abanyabwoba kugira ngo abone igitinyiro. Hagomba kubaho abakene kugira ngo witwe umutunzi, hagomba kubaho abanyantege nke kugira ngo witwe umunyembaraga, hagomba kubaho abanebwe kugira ngo witwe umunyamurava, hagomba no kubaho injiji kugira ngo witwe injijuke. Ibyo kuko twese dushaka kubitunga kandi hakaba nta bihari bipfa ubusa, nuko kugira ngo bitunge ugomba kubyambura undi muntu. Aho niho havuka intambara, ibihugu bikigwizaho ibiturika kirimbuzi, indege z'intambara, amato y'intambara, ibibunda bya rutura n'imyitozo ya gisirikare ihambaye. Intambara zagiye zituma ibihugu bimwe na bimwe byitwa ibihangange ibindi birazima. Izindi ntambara zituma ibihugu bimwe na bimwe bitinyana, bigashyira akagozi ku mipaka yabyo kakaba ari harenge nkumene. Amateka ya buri gihugu ni magari cyane, ndetse igihugu kiriho kuri ubu nuko cyabanje kuba igihangange mu bihe bya kera. Kugira ngo u Rwanda rube rukiriho magingaya, nuko rwabanje kwigarurira impugu zari zirukikije. Uburundi nabwo bwabanje kuba ikirangirire kugira ngo bube bukiriho. Ibi bihugu byombi bifitanye amateka ahambaye, ariko reka tuvuge ku intambara. Amateka y'intambara zagiye zihuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Intambara hagati y'ibihugu byombi zagiye zikomoka ahanini ku bushyamirane, aho buri gihugu cyashakaga kwereka ikindi ko kikirusha amaboko. Ariko muri izo ntambara zari zikomeye cyane n'izabaye ku gitero cyiswe cyo ku Muharuro ndetse n'igitero cya Rwategana. Abarundi bahoraga barwana n'Abanyarwanda mu bihe byo hambere y'umwaduko w'abazungu. Mu gitero cya mbere cyiswe cyo ku Muharuro, Abarundi batsinze Abanyarwanda, ariko aba nabo baza kwihorera mu gitero cya kabiri cyiswe cya Rwategana. Dore uko ibi bitero byagenze. Bahaye ikaze kuri Mera Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Bahaye ikaze mu bihugu bibiri bisa nk'impanga kubera byinshi bihuriyeho. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri uyu muburo wacu wa Mera Rwanda, turakwishimiye. Nanone ikaze. Duhereye ku gitero cya mbere cyiswe igitero cyo ku Muharuro, ingabo z'abashakamba bashyizwe ku rugero rwa Nyaruteja ku Kanyaru. Ubu ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza. Ubundi urwo rugero rukaba rwaye rugenewe ingabo z'ibwami zabaga zikitoza kurwana. Naho ku ruhande rw'Abarundi ahitwa Kamigara, umwami Ntare yari yarahashinze nawe urugero rwaye rugizwe n'ingabo zamurindaga zitwaga Inzobe. Amateka avuga ko bagiye bakozanyaho kenshi, ariko ntihagira abatsimbura abandi ku buryo Akanyari ko kakomeje kuba urugabano hagati y'ibihugu byombi. Ariko siko byagenze kugera rwaye rugizwe n'ingabo zitwaga Inyaruguru, zikaba zari ziyobowe na Nyarwaya wa Nyamutezi mwene Mbyaringabo na Nyiramuhanda. Umunsi umwe abarwanyi b'Abarundi binjiye mu Rwanda bagera ku musozi wa Coko, maze umwe akubita inkoni hasi by'imitsindo anihishwa n'amaganya asa naho ari u Rwanda ruri kunihati. Rwanda uzagezayo kuba uri kurengera. Senyamudigi wari umutware w'Inyaruguru mbere y'uko Nyarwaya Nyamutezi aziyobora ntiyabimenya, ariko umuntu umwe arabimenya bibwira umwami. Babibajije Senyamudigi basanga atabizi, niko guhita bamunyaga. Maze Nyaruguru ziyoborwa na Nyarwaya Nyamutezi wahise ahindura ibintu, maze umwanzi ntiyongera kuvogera igihugu. Ndetse nyuma mu ntambara Abanyarwanda barwanye n'Abarundi bayobowe na Nyarwaya bambura Burundi intara ya Buyenzi. Umwami Gahindura yababajwe cyane n'igitero cyiswe ku Muharuro, aho ingabo zatsinzwe ziyobowe na Rugaju rwa Mutimbo, Abashakamba, Abakemba n'Urujyange. Izo ngabo zonyine zitakozweho muri icyo gitero. Naho umutware Nyarwaya Nyamutezi mu ngabo ze z'Inyaruguru ngo yagarukanye n'abantu 3 gusa, abandi bashize. Gahinduro ntabwo yabashije kubyihanganira, yohereza igitero cya kabiri ngo ahore. Ariko biba bibi kurusha icya mbere, noneho n'Abakemba nabo bagirwaho n'amakuba. Bavuga ko umutware w'Abakemba Kabaka Kakavutwa ka Sharangabo ya Kirima aba yaratashye ari muzima kuko yagerageje kwirwanaho akarokoka. Ariko yanga gutaha bwa kabiri, ingabo ze zatsinzwe, yumva ko Yuhi yamwita imbwa, nawe yemera kugwa ku rugamba Burundi. Ibyo bitero bibiri u Rwanda rwagiriwemo amakuba byahowe ku ngoma ya Rwogera mu gitero cyiswe cya Rwategana. Reka nacyo tukinjiremo. Igitero cya Rwategana. Mu mibanire y'u Rwanda n'u Burundi hariho umugenzo wari wemerewe gukorwa n'u Burundi ku Rwanda, nta kindi gihugu cyari cyemerewe kuwukora ku Rwanda. Uwo mugenzo wabaga mu rwimo rw'umwami w'u Rwanda mushya. Uwo muhango wari mu bwiru bw'u Burundi, ukabategeka ko iyo himye umwami w'u Rwanda mushya, Abarundi bagombaga kwambuka umupaka bakinjira mu Rwanda bagatwika amazu yegereye aho. Bakabyita ko ari ugucanira umwami w'u Rwanda, maze u Rwanda rukabyihorera kuko bari barabyumvikanyeho. Igihe kimwe ariko Bugesera bwigeze kwigana u Burundi bukora uwo muhango.
ubundi bivuviramo gusenyuka burundu. Ariko noneho mu rwimo rwa Mutara Rwogera se wa Rwabugiri ntabwo cyari igitero cy'umuhango gusa, ahubwo abarundi bari bagabye igitero karahabutaka cyari kigamije kwinjira mu Rwanda bagatwika umurwa mukuru wari mu mukingo wa Mwanabiri, bityo Burundi bugacisha bugufu u Rwanda. Hagati aho ariko umutasi w'umunyarwanda witwaga Ruhiso abwira ubwami ko hari igitero Burundi bwateguraga ku Rwanda, ariko agira ingorane zo kubibumvisha kuko yari amaze igihe kinini avuga ku byo guterwa ku Rwanda ntibibe, nuko batekereza ko ari ukubeshya nk'ibisanzwe. Ruhiso abonye amagambo avuze batayahaye agaciro ararira. Umugabekazi Nyiramavugo wa kabiri Nyiramongi waberaga icyo gihe bitewe nuko Rwogera yari akiri muto, abonye Ruhiso arira ati ibintu bigomba kuba byakomeye. Ati umutasi wanjye yajyaga avuga ibyitero by'u Burundi ariko ntarire, none ubwo arize ntabwo byakomeye, ahubwo nukurinda inkiko bikomeye kuko inkiko ishobora kubyara amagaru. Mu gihe abanyarwanda bakiri mu cyunamo cy'amezi ane bategereje kwimika umwami mushya, abarundi bo bari bamaze ayo mezi ingabo zabo ziri gushyira imfunzo mu Kanyari kugira ngo zizabone aho zambukira ziteye u Rwanda. Bagombaga gutera ku munsi ukurikira ukwezi kwahindutse inzora, maze ingabo zikambuka ziturutse mu burebure bwose bw'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kuva mu Bugesera kugeza mu Bugarama. Iki gitero kiganaga kigeze kugabwa na Ntare wa gatatu Kivimira, nawe wigeze kugaba igitero ku Rwanda kimeze nk'icyo ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimaka, kikagera no ku Kibuye cy'Inyaginka. Ariko kubera icyo gihe Ntare Kivimira nawe yari ku mpembe cyase ku rugamba, arapfa agwa ikami muri Nyaruguru, nuko igitero cy'abarundi cyo ku ngoma ya Ntare wa kane Rugamba cyagenze. Uko Ruhiso yakabivuze, abarundi bambutse buhoro kugira ngo ingabo z'u Rwanda zirinze inkiko zitabamenya, ku buryo ingabo z'u Rwanda zamenye ko iz'u Burundi zambutse mu gitondo nuko ziza zibakurikiye. Ingabo z'u Burundi zamutse zerekeza ku mukingo wa Mwanabiri hafi yo mu Ruhango gutwika umurwa mukuru, zihura n'ingabo z'u Rwanda zavaga ibwami bahurira n'iz'u Burundi zari imbere ahitwa Gikoro hafi ya Buhimba muri Butare zirabatatanya. Abarundi bagize ngo basubire inyuma, bahura n'iz'u Rwanda zari zirinze inkiko zazamutse zibakurikiye kuko zari zamaze kumenya ko zambutse rwihishwa, bityo abarundi baba baragoswe burundu ku buryo nta n'umwe warokotse ngo asubire i Burundi. Iyo nsinzi yahoye cya gitero cyo kumuharura ingabo z'u Rwanda zagiriwemo icyorezo cyo ku ngoma ya Gahindiro, bituma abasizi benshi bo mu Rwanda bashimagiza Rwogera n'ingabo ze, mu gihe mu Burundi bari bari mu kigandaro cy'abantu baba bateye ntihagire n'umwe urokoka. Ibyo bimenyekanira mu gisigo cyitwa Mpozamarira cy'umusizi w'umurundi Mitari, nawe wapfushije umuhungu we muri icyo gitero yatuye umukobwa wa Ntare wapfushije umugabo muri icyo gitero bari bamaze igihe gito bashyingiwe. Uyu mugabo wari washegeye gutabara maze agwa ku rugamba nk'abandi, bituma uwo mugore wari ukiri umugeni agira agahinda, ashaka kwiyahura bamutura icyo gisigo cyo kumuhoza. Igitero cyo kumuharuro n'igitero cya Rwategana byeretse u Rwanda n'u Burundi ko nta gihugu muri ibyo gishobora gutera ikindi kikivogereye imbere ngo bishoboke, byatumye nyuma yaho bajya barwana mu nkiko gusa. Ibi bihugu rero byagiye bishotorana bikanarwana kenshi, hagiye habaho gutsindagurana. Hari igitero u Rwanda rwagabye i Burundi ku Kirundo, wari ukiyoboye witwaga Mwavu agwa ahitwa ku Muharuro, ingabo nyinshi z'u Rwanda zirahagwa. U Rwanda rwatsinze kenshi u Burundi kandi u Burundi aribwo bwabashotoye. Urugero ni igitero cyagabwe n'abarundi mu majyepfo y'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zibakubita inshuro ziyobowe na Rubona, zibambura agace kabo kitwa Ubuyenzi, ubu kari mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo. Nyuma bongeye gutera ingabo z'u Rwanda n'umujinya mwinshi, zirabahashya zica n'umwami wabo Mutaga wa gatatu Sebitungwa, ndetse n'ingoma ngabe yabo yitwaga Nanga u Rwanda iranyagwa. Ubu iri mu nzu ndangamurage y'u Rwanda i Butare, twayise Nanga Burundi. Hari abandi bami b'u Burundi bakomeje guhanyenyeza, hakaba n'igihe baca u Rwanda muri humye koko bagatsinda, ariko ntitwakwirengagiza bafashwe miri harimo na Ntare wa kabiri Kizimira. Icyaje rero guhagarika izo ntambara ni amasezerano yiswe Umumaro yasinywe na Mutara Rwogera na Mutaga w'u Burundi, basezerana kutazongera gushotorana cyangwa ngo igihugu gitere ikindi. Ayo masezerano yabereye ahitwa mu Twica Abami twa Nyaruteja, ubu ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo. Icyegeranyo tubagejejeho nubwo cyavugaga ku ntambara, ariko ntabwo ari ukuzishyigikira cyangwa ngo dushimagize igihugu kimwe tugahe ikindi, ahubwo no kugira ngo tumenye amateka. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe, mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha tuzongere guhura amata avuna imitozo.